muzanarari. Hanyuma no ku cyumweru tuzabana na korali Rehobote Kigali amasaha saa 2 kugera saa 6. Tuzagira umugisha wo kubana n'umushumba w'ururembo rwa Kigali. Hanyuma ikigoroba tubane na Pasiteri Barore Cleophas. Hanyuma ejo ngo tuzaba turi kumwe n'umubyeyi wacu umushumba w'ururembo rwa Huye. Muzararike abantu baze bumve ijambo ry'Imana. Reka nsoreze aha ngaha nakire korali yagenewe itambutse ubutumwa, mukomeze kugira amateraniro meza. Imana ibamugishe. Hallelujah. Hallelujah. Manishimwe ku ngoma Yesu yanesheje. Hallelujah. Urupfu yarubize mu. Hallelujah. None yicaye ku ngoma. Hallelujah. Hallelujah. Ibanza subize.
kugenda kabiri ubwo birumvikana ko hari abantu batari bahari ku manywa. Rero amazina yanjye nitwa Justin Gatanazi, ndi umushumba wa paruwasi ya Remera hariya i Kigali. Hanyuma ndi umupapa, mfite umudamu, mfite n'abana batatu, umukobwa umwe n'abahungu babiri. Muri iyi minsi ncumbitse Kibagabaga, aho Imana yampaye kuba ncumbitse. Rero nshimiye Imana ko yabanye nanjye mu rugendo mva i Kigali kandeza hano amahoro, kandi nkomeje kuhagirira ibihe byiza. Bishimiye Imana, Imana ihabwa icyubahiro. Ndabashimira nabo ko Imana yabarinze ikabashoboza ubuzima bw'abagororotse, ariko Imana izakomeza kubana namwe ibashoboze. Hari abantu bakunze kuvuga ngo imbuto z'umugisha zisoromwa ku giti cy'umuruho, niko nakunze kubibona. Iyo umuntu yanze kuruha abimuga, ikintu cyonyine wabonera ubuntu ni ubukwe. Ikintu ushobora kubona utavunitse utarushye, nushaka
Tom Habo nushaka kutavunika uzamenye ko ikintu cyonyine gukora kubonera umuntu utabonetse ari ubu ukabonera umuntu utabonetse ariko ibindi byose bisaba kuvunika uhereye itangira umuntu amaze gukora icyaha Imana yaravuze ngo gutwikana kwawe niko uzaguhesha umutsima ndashimira Imana rero yabanye nanjye ikanshoboza kuboneka hano Imana ishimira ndashimira kandi Imana yabakoresheje muri iyi evangelical week nanjye ubwo mwatekereje mukantekereza mukamaya amahirwe yo kuza kuganira namwe ndabibashimiye cyane ndabashimiye mwese abari hano nshimiye ubuyobozi bwanyu nshimiye abaririmbyi baririmbye indirimbo nziza nshimiye kwitanga kwanyu mugasenga kandi nabivuze guterana ni ikintu cy'ingenzi cyane ubayobora baravuga ngo ntimukirengagize guterana nk'uko bamwe batangiye kubikora ngo ahubwo ukurya munsi wegereza aba ariko murushaho kugira gute guterana hari ikintu bivuze guterana sicyo naje kwigisha ariko Yesu yaravuze ngo abantu babiri cyangwa batatu baterana mu izina ryanjye bakanyambaza nzaba hagati yabo niko Yesu yabivuze Dawidi wari umwami ukomeye udasanzwe mu Isiraheli urumva umuntu wari umuhanzi akaba umucuranzi akaba umwami akaba umusirikare ntabwo umuntu wantu twapfa kumubona yaravuze ngo narishimye cyane ubwo bambwiraga ngo njye mu nzu y'Imana Imana ihabwa icyubahiro haleluya rero ndabasaba kugira ngo muri iteraniro niyo mwarije nyine muri bibiri kandi Imana iraduha umugisha iteraniro rirasengeye ari mwari risengeye nako twararisengeye ntabwo nahamuka i Kigali n'abasengeye ntabwo bibaho nafashe umwanya wo kubasengera ntabwo bibaho rwose rero ndashimira Imana kubwa amahirwe y'Imana navuze ndi kuvuga Imana yacu ihabwe icyubahiro hanyuma uyu mugoroba tugiye gukoresha uburyo bwenda kumera nka teaching cyangwa se kwigisha kugira ngo tuze gusobanukirwa neza iri jambo ry'Imana ndagira ngo rero muri twasomye kare hanyuma ahandi ndi bugende mpavuga tugiye gusoma mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero igice cya mbere umurongo wa 5 kugeza kwa 8 urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero igice cya mbere umurongo wa 5 kugeza kwa 8 ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose kwizera mukongereho ingeso nziza muzongereho kumenya mukongereho kwirinda mukongereho kwihangana mukongereho kubaha Imana mukongereho gukunda bene data mukongereho urukundo kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo bikabuzuramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba abantu batari productive ahubwo bizatuma muba productive kubyo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo hanyuma reka dusoreze mu Baroma 13 urwandiko rwandikiwe Abaroma 13 umurongo wa 12 kugeza kwa 14 mwebwe mwateganije umurongo wa 14 ariko nashimye ko twahera ku murongo wa 12 tuhasoma ijoro rirakuze burenda gucya nuko twiyambure imirimo y'umwijima twambare intwaro z'umucyo tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo tutagira ibiganiro bibi tudasinda tudasambana tudakora iby'isoni nke tudatongana kandi tutagira ishyari umurongo wa 14 ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo kandi ntimuhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza cyangwa se mu yandi magambo ibyo irarike abantu bari hano kare kumanywa nagerageje kuvuga kuri Petero wanditse ruriya rwandiko ko yari intumwa ya Yesu nagerageje kuvuga uko Imana yamutoranije uko Yesu yamutoranije nuko Yesu yamuhamagaye kandi yari leader yari umuyobozi w'abandi ba apotre w'izindi ntumwa nubwo nawe yari afite inenge yari umunyantege nke biragoye kubona umuntu utagira inenge ariko niwe wari umuyobozi w'intumwa kubera ko no ku munsi wa Pentecote bamaze kubatizwa mu mwuka wera niwe wasohotse atangira kuvuga i Yerusalemu hihana abantu ibihumbi byinshi uyu rero Petero yandika uru rwandiko ntabwo hazwi neza ahantu yarari ariko abigisha benshi
abasesenguzi mu bya Bibiliya bavuga ko ashobora kuba yari Roma. Hanyuma uru rwandiko rwanditswe muri 66 nyuma y'ivuka rya Yesu. Ni hagana aho ngaho uru rwandiko rwanditswe. Uyu Petero yandika uru rwandiko, impamvu mvuze iyi myaka, yari hari mu mpera z'ubuzima bwe, yararimo asoza ubuzima bwe, ari hafi kuva mu mubiri, noneho ari hafi kuva mu mubiri nk'umuntu w'umubyeyi wabyaye itorero cyangwa umushumba waragiye itorero, akurikije ukuntu yabonaga ibintu, abona hazaba ibibazo bizaba nyuma ye. Abonye ibibazo bizaba nyuma ye, hano yandika uru rwandiko arwana n'ibibazo yibwiraga ko bizaba nyuma y'uko avuye mu mubiri. Yateraga umwete abizera kugira ngo bakure mu mwuka, kubera ko iyo ukuze mu mwuka ushobora guhangana n'ibibazo. Iyo ukuze mu mwuka ushobora guhangana n'ingorane zitandukanye, kandi warangiza ukazinyuramo neza. Rero yateraga umwete abizera kugira ngo bakure mu mwuka, noneho bazashobore guhangana n'ibibazo bizaba nyuma. Yabwiraga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko atari imigani, ahubwo ko ari ukuri. Les fables, hari imigani batwigishaga ijyanye n'amatungo, ngo bakame, ngo n'ibikingo, igikona, ibintu nk'ibyo. Yararimo ababwira ko ijambo ry'Imana ntabwo ari ibitekerezo by'abantu, ahubwo ni ijambo ry'Imana nyine. Yararimo ababwira yuko ijambo ry'Imana ntabwo ari imigani nk'uko abantu baca imigani. Abanyarwanda bagira imigani, abanyaburayi bagira imigani. Ntabwo ijambo ry'Imana ari imigani, ahubwo ijambo ry'Imana ni ukuri. Yararimo ababwira ngo baryemere. Uyu munsi wa none hari abantu bashaka gufata ijambo ry'Imana bakarireshisha n'ibindi bitabo, bakarireshisha n'ibindi bitekerezo. Oya, ijambo ry'Imana ntabwo ari igitekerezo. Ijambo ry'Imana nyine ni ijambo ry'Imana. Nahoze nganira na mwene utandi kumubwira ngo ijambo ry'Imana niryo Imana yakoresheje irema ibintu byose. Yarikoresheje irema ubutaka duhagazeho, yarikoresheje irema ibyo turya, yarikoresheje irema umwuka duhumeka, yarikoresheje irema ubutaka yaturemyemo. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. N'uyu munsi wa none ijambo ry'Imana niryo ikoresha ikiza, niryo ikoresha mu kutuyobora inzira ijya mu ijuru, niryo ikoresha itwereka ibyo dukwiriye gukora. Iryo ni ijambo ry'Imana. Rero uyu Petero yabonaga ko nyuma ye hari abantu bazaza bafite ibitekerezo, nabo bakabyigisha. Dufite abantu bafite ibitekerezo bashyira mu bitabo, dufite abantu bafite ibitekerezo bagakora ibiganiro. Abo bantu barahari, ariko bene data, ibitekerezo by'abantu nubwo byaba biri mu buhanga bungana gute, n'ubwenge bungana gute, bikaba binakonvenka, ntabwo byaruta ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rizahora riri hejuru. Arabandikira, arabibabwira, abona yuko abo bantu bazaza. Hanyuma ariko muri uru rwandiko anabibutsa ko Yesu azagaruka. Reka mbabwire bene data, ibintu byose dukora Yesu azagaruka. Kandi ntimugire ngo Yesu azategereza bari kwiga babanze barangize kwiga. Oya, ashobora no kuza ukiri ku ntebe y'ishuri. Ntabwo Yesu azategereza abahungu bose barongora. Yesu avuga ku kugaruka kwe, yaravuze ngo bizaba nk'ibyo mu gihe cya Nowa, ngo abantu ngo bararyaga, bakoraga za pati, bajyaga mu minsi mikuru, ngo bararongorwaga, ngo hanyuma ngo umwuzure ngo urabatungura. Isi izaba igikomeje gahunda, batungurwe no kugaruka kwa Yesu. Ntabwo kaminuza izahagarara kwigisha, ntabwo abapasitori tuzahagarika gutegura za gahunda n'ibiterane, ntabwo abasore bazarorera kurongora no kujya mu rusengero no gutangiza imishinga y'ubukwe, ntabwo abakobwa bazareka kurongorwa. Oya, isi izaba ikomeje gahunda nk'uko bisanzwe, hanyuma itungurwe n'impanda. Yesu agaruke mu bwiza bwe no mu cyubahiro cye, ashagawe n'abana
abapfiriye muri bo bazuke, abazaba bakiriho bamusanganire. Uyu Petero yararimo yibutsa abantu ko Yesu azagaruka. Muri proje ufite yawongeramo ko Yesu azagaruka, azaza kandi azaza Yesu, nta muntu uzamubuza kugaruka. Imana yacu ishimwe, haleluya. Hanyuma rero ndagira ngo nihute nyine amasaha ndaza kwibagiriza. Uru rwandiko ruraduhamagara kugira ngo dushikame mu kuri, dushikame mu kuri mu gihe isi iri kudushyiraho igitutu cyo kutemera Imana. Hari igihe isi idushyiraho pressure, hari igihe isi idushyiraho pressure yo kureka kubaha Imana, hari igihe isi idushyiraho pressure yo kureka kwemera ukuri, ikadushyiraho pressure ikanatubwira ko kwemera Imana ari ibintu by'ibinyoma, ikabitubwira. Hari igihe isi igushyiraho igitutu, ukabona igushyizeho igitutu ikubwira ko ibintu by'Imana ari ibinyoma, kubera ko isi irabeshya, Satani arabeshya, abamwemera barabeshya, abakoresha barabeshya, kandi iteka ryose abashaka kudutera kwemera ibinyoma kugira ngo turimbuke, nitwemere ukuri kugira ngo dukizwe. Niko byagenze muri Edeni. Yateye abakurambere bacu Adamu na Eva kwemera ibinyoma bye, ntibemera ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ubwo kutemera ukuri kw'Imana kwayobeje Adamu na Eva, kubajyana mu mivumo no mu marira adashira duhagazemo uyu munsi wa none. None isi yabaye akaduruvayo, yabaye akaduruvayo. Bitewe n'iki? Gutera umuremyi umugongo. Akaduruvayo kari ku isi katewe no gutandukana n'Imana, hakiri. Kandi murabona ko birasa ubwenge, birata ubuhanga, tekinoloji igeze kure, ariko niyo iri gutera abantu ibibazo. Ibyo murabizi, iri gutera abantu ibibazo. Habayeho kuvumbura inganda, none ubwinshi bw'inganda burimo burangiza ikirere. Ntibashobora kugera mu nama ngo bumvikane. Wayo badashobora kumvikana nuko buri muntu wese arifuza kuba uw'imbere. Ntibashobora kumvikana, iyi si bazayitwika. Yesu atinze kugaruka, iyi si izatwikwa no gutera Imana ubwoba n'ubupagani. Muragira mbabwire ngo iki? Reba ibintu biri kubera muri Middle East, mu burasirazuba bwo hagati. Ureba ibintu biri kubera. Reba ibintu birimo birabera i Burayi. Barimo barigamba intwaro zikomeye, barimo barigamba kuzirasa bagatwika. Ni abagabo nyine barimo barabyigamba. Ntibashobora kugera ku meza ngo bumvikane, kuko buri muntu wese arifuza kuba igihangange akayobora abandi. Ntabwo ibihanga byose bizahera mu nkono imwe. Baragera ku meza batungabanya inganda, ibyuka bigira gute byangiza ikirere, they can't. Ntibashobora kumvikana, barabyabyana. Biterwa n'iki? Kwikunda, kwishyira imbere, ni ingeso za kamere. Ni ingeso za kamere. Ni ingeso za kamere. Isi igiye gutwikwa n'iki? N'ukuntu abantu banze kwemera ukuri. Banze kwemera ukuri. Banze kwizera ukuri. Isi rero igidushyiraho pressure, igidushyiraho igitutu. Petero yarabibonaga nk'umuntu wari wuzuye umwuka wera, agiye kuva mu mubiri, yandika urwandiko arabasaba ati, if you will follow, nimuferinga gukura mu mwuka, isi izabashyiraho pressure, muhakana ukuri. Wari hirya muri hano, reka mbabwize ukuri, muri ku ishuri, challenge muri guhura nazo ni nkeye. Muri murarwana n'ikisi, utuntu duki. Ni ahantu ho kuba, ibyo kurya, ni utwenda, ni utuvuta, ni udusirabisi, utwo ni utuntu twa feke turaho. Kuri mwebwe birabimereye, ariko muraje muzarangize hano mujye hanze muri challenges zitandukanye. Nimuferinga kuvurowinga gukura. Ndaje hano, ndaje mvuge ibintu birindwi dukora tukabona ibintu bimwe. Ibintu birindwi dukora tugahabwa ibintu bimwe. Nijye ngiye kuvuga mbese uyu mugoroba nta kindi, nibyo ngibyo. Ni ibintu birindwi dukora tugahabwa ibintu bingahe? Bimwe. Ariko Petero yandika hano, ni muri introduction y'ibintu ngiye kuvuga, yaravuze ngo nimuferinga gukura, nimuferinga gukura, mukagira ibyago mugaferinga gukura mu
mwuka. Hano kuri kaminuza hano mwebwe hano muri hari abantu muri mwe baferinze gukura mu mwuka, bageze hanze isi bashyiraho igitutu, uyu munsi bari mu bantu bahakana Imana. Hari abatinganyi baferinze gukura, bagiye muri logike ngo we was created ngo like this, ngo niko twaremwe. Ntabwo ariko baremwe, hajya habaho n'imyuka mibi. Kutayemera, kutemera imyuka mibi kwibaho izagukoresha kuyobora. Hanyuma uvugiye ngo was created ngo like this, ngo ngiye ngo ndi umukobwa, ngo nuba nkeneye kurongora umukobwa, ngo umwe ngabo umugore undi aba umugabo. Uri umuhungu urarangije ugiye hanze wigize agakobwa, udukutu tureture ushinze, ushize aho ngaho agasakame, inzara uteyeho wigize ukuntu ngo wabaye umugore, ariko wabaye umugore ute? Hari uduhungu turi hariya nyine Kigali twabaye gutyo. N'udusakame utekereza ko Imana ari ikigoryi yaguhaye icyo gitsina? Ndabizi ko hano hari abantu biga medecine. Imana yaguhaye icyo gitsina ari ikigoryi, kirajyana n'amahormone ufite, kirajyana n'amahormone ufite. Akora ko dayimoni zakuzuye, waferinze kumva ijambo ry'Imana, uferinga kwemera ukuri, urangije ujya mu nzira yo kwemera ibinyoma. Inzira yo kwemera ibinyoma, isi yagushizeho igitutu. Anyway, ifite n'amafaranga menshi, ariko n'Imana irayafite. God has money. Nuko Satani ashuka abantu akabashyiraho igitutu. Satani we ikibi cye agushyiraho igitutu, agushyiraho igitutu. Ariko Satani ntabwo ari we nyir'amafaranga, ni se w'ibinyoma, arabeshya. Buri kintu cyose cyaremwe ni icy'Imana. Satani nta kintu agira. Satani ni ikiremwa nkanjye, Satani ni ikiremwa, Imana ni umuremyi. N'uyu munsi Imana igiremo ibintu bitariho bikabaho, iremesheje ijambo ryayo. Satani ntashobora kurema, ni ukubeshya akiyapuropuriye imitungo itari iye. I Kigali hari abasore bajya babeshya bashaka kurongora abakobwa. Murabizi ko hari abakobwa nabo bigira abadanje, ntabwo nari kubica fiyansaye kuko nzayibigisha. Hari abakobwa nabo bigira abantu bahatanye, noneho akazahura n'umuhungu bati uriya mukobwa kubera ko yagize umuntu wahatari, reka nigire umuntu wahatari kugira ngo nzamurongo. Yarangiza akakubeshya, akagenda agatira inzu, waba muzamusura, agatira inzu y'umusore ukora muri beka irimo equipment zose. Bati nkuye hano, akaba ariho umusange Kibagabaga muri amakaritsiye ya hatari na za Nyarutarama, Nyamidugudu Beneri. Bati na agashaka uwo musore, hanyuma akamuha amafaranga makeya, ukaza ukamusura aho hantu, ukagira ngo ni igitangaza ntacyo. Agatira ivati imodoka, buri gihe dufite abasukuru batira imodoka barazikodesha ntibazigire. Hari i Kigali akayitira, akubwira ati ndimo ndubaka n'inzu Kicukiro, akajya kuri shantiye, agaha abakozi bari kuri shantiye udufaranga. Bati nimba kubita mujye mwemera, babwira yuko mwubatse nabi. Kubera ko wigize umuhatari bikarangira gute akwemeje. Ku munsi wa mariage akakumanukana ku Gitega muri twa dukarita, hatembamwo amazi y'umukara, wagera ugasanga ni shampo imenetse. Igitanda ni sempre bikaba byamagaho muri kaminuza, cya kintu mujya muryama mukenda guhirima. Bigize umuhatari. Isi igidushyiraho igitutu, nicyo yiyamaga abantu abakristo. Isi idushyiraho pressure, turi under pressure, kandi muzabibona mugiye kuva hano, muzabibona mu itorero turi under pressure, mu miryango turi under pressure, ahantu hose turi under pressure. Nugera no mu kazi uzajya under pressure, nugera mu buvuzi uzajya under pressure, uzahura n'ibintu. Naretse kuganira n'umuntu warangije hano w'umurokore, ambwira ahantu yaragiye kubona akazi bamuhemba amadolari 15,000, ariko condition ni ukwemera ihame ryo kuvana mwinda. None uri muri medecine,
how you will handle that. Ibyo bintu uzabihandoringa gute? Ijambo ry'Imana rikuri imbere, umuriro uri imbere, n'ijuru rirahari. Kandi isi iri kwinjira muri principe yuko ikubwira ngo ujye uvana mwinda nta kintu witaye. Cyane ko iyo bizamwe n'abanyamerika, abademokrate, ubwo isi yose ibigomba kugira gute? Abari pressure yo kubyemera. Turi under pressure yo kwemera abatinganyi. Museveni yarahakanye, bamufatira ibyemezo, bamutera amapingu. Bati nta mfashanyo ntayo, ariko baririnda biriya bintu banarinda babidefanda bajya kurwana. Ubundi bibaza iki? Umugore yarongoye umugore hava mwiki, umugabo yarongoye umugabo hava mwiki, ku buryo ibihugu bihaguruka bikarwana. Kiriya ni ikikwereka ko we are under pressure. Uri muri medicine uri under pressure, wiga law amategeko uri under pressure. Ibintu byose wiga uzarangiza winjire mu kazi, hanyuma uhuriremo na satani gutya uzamufesinga. Romeo Dallaire yanditse gwiki, yarayoboye ingabo za UN mu Rwanda mu gihe cy'iki mu gihe cya jenoside. Yaravuze ngo yanditse igitabo aranga ibintu bibaye mu Rwanda, yanditse ngo je serai la medi diable, naramukarikana shitani. Uzaramukanya na shitani, uzahora gutya muri abantu maso kujyana, ubone shitani gukiraye. Hano muracyari mu kantu mwihishemo, muracyari mu kantu, hari akantu mukihishemo, ariko muraje muve hano karangire akazi muzakabona. Isi ifite akazi, mushobora kuzikorera, mushobora gukorera abandi, ariko igitutu na gitinze sinzi babona gitinzeho. We are under pressure. Turi muri pressure ya satani y'abadayimoni. Reka nihute ntangire ibintu birindwi dukora tukabona ibintu bine, ubwo bine ndabizaho nyuma. Uyu Petero rero arandika, ubwo nagira ngo mbashire mu mpamvu nyine yanditse biriya bintu. Uko biriya bintu ni bifasha umuntu to grow. Biriya bintu yanditse ni bifasha umuntu gukura. Waferinga gukura. Ntabwo nzi niba uzabuhembwa ibihumbi 500 Kigali mu bitaro runaka ngo ubone NGO iguhemba ibihumbi 15 by'amadolari. The choice izaterwa na hawe wakuze. Uri muri medicine, niba uzabona niba za NGO kaguhemba ibihumbi 15 by'amadolari, uri gukora ahantu mu bitaro uri guhembwa 500 cyangwa 300. The choice. Imbere yawe hari pressure y'abana ugomba kwishyurira ishuri, imbere yawe hari urugo ugomba gutunga, hari inzu ugomba kwishyura bitari kuvamo. Hari igihe baguhemba amafaranga ari munsi y'inzu ugomba kwishyura. Mwemara cyari hano ngo muruse ngo ninye byaba bikese, reka uzagira gutya yawe kuvamo. Muruse ngo ni gake ibyinshi bibaho ku isi. Abantu bari hano biga economy ikubwira yuko iteka ryose bihora ari biki. Niyo mpamvu economy yavutse kubera ko ibyifuzo ni byinshi kuruta uburyo bwo kubikemura. Ibibazo ni byinshi kuruta uburyo. Niyo mpamvu economy yavutse. Economos niyo mpamvu yavutse economy, niyo mpamvu bayiga. Kandi iteka ryose niko bigenda. Niko bigenda. N'umushahara wawe wawongereho gatoya, ibyifuzo birazamuka cyane kuruta amafaranga. Uko ukenera kujyana abana mu ishuri ryiza, bakongera kuzamukaho gatoya, kuba tino no mu Rwanda Green Hills ndahavuye ngiye muri Amerika ni Burayi. Ibyo ni bisazi byiza. Depression. Iyo pressure rero ivana abantu kuri kwijambo ry'Imana. Muzehe Petero agiye gutaha kuva mu mubiri, nk'umuntu Yesu yahamagaye kwa kundira babwiye, akaba yarahuye nawe, yandikira abantu aba ni mukora ibi ngibi, you will grow. Nimukura muzashobora gukora choice. Uzahitamo guhembwa ibihumbi 500 bitarimo kwica kuvana mwinda
kuvana mwinda uhora wica buri munsi uhora wica buri munsi wica buri munsi wowe medicine biragutegereje n'abandi hari ibindi bategereje n'uwiga ngo ategerejwe n'imanza kuzigoreka bakigwe dufite amafaranga baze baguhe miliyoni uzarinda upfa udahembwe uzarinda upfa udahembwe bazizanye bati vuga ko uyu muntu yagize gute yatsinzwe ko yagize gute yatsinze bazana amafaranga imbere yawe uzarinda upfa ugendeye ku mushahara uguhembwe udahembwe. This is the pressure. You need pressure. Turi under pressure yo kureka ukuri, turi under pressure yo kwemera ibinyoma kandi nizo challenge zose. Ariko iyo habayeho kugurowinga neza uhitamo neza ugira resistance ukanesha. Niyo mpamvu uyu mugoroba mu nteruro imwe ubundi numvaga nababwira numvaga nshaka kubabwira ubuzima butarimo gutsindwa kandi bukamukingurira umuryango wo kwinjira mu ijuru. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Amen. Icyambere rero kugira ngo ntatahana birangije kandi gahunda ziri furu murabyumva. Mu gitondo ngomba gusubira i Kigali iriya korali sasa ni Remera. Mbese mugomba kunsabira umugisha kubera ko nabahaye korali ne muri paruwasi ya Remera. Ndavugana nabo numve Leopold Victor yo muri paruwasi ya Remera. Niyo muri paruwasi ya Remera. Hanyuma ndavugana nabo numve niba yakagaruka ariko mu gitondo ngomba gusubira i Kigali. Rero hariho nabigisha abandi bazabigisha ibindi topic zarateguwe. Reka mbivuge nihuse. Icyambere Petero abandikira ibintu bizabafasha gukura hanyuma bagashobora kuresista kuri pressure ibabuza kwemera Imana, ibabuza kwemera ukuri no kugendera mu kuri. Arega hari n'amadini y'ibinyoma, hari n'amadini y'ibinyoma ari hano hanze abwira abantu batari ko Yesu yarabirangije, wasambana yarabirangije, wakwica yarabirangije, wamwitabi yarabirangije, yaravuze ngo kumusaraba ngo byose birarangiye. Batari amadini abarusha, ari amadini abavuna, arabavunira iki? Wemera izo nyigisho z'ibinyoma mu gitondo ziragutwara zikugusha mu rwobo, kugusha mu rwobo. Zemere ugeni w'agatabi nawe umugongo w'ingona ngo bakorohereje ngo uvuye mu madini akurusha. Twebwe yatekera kuna ko tubarushye sawa, yenda bakorohereza then iyo ni pressure. Hariho n'amadini y'ibinyoma, amadini y'ibinyoma abeshya abantu nayo abaho. Adini mvuze ariko hari n'amadini y'ibinyoma abeshya abantu. N'inyigisho zadutse hano wabona muri mwebwe zirimo kubera ko abazirunzemo ni abantu biga muri za kaminuza. I Kigali dufite abantu bangiritse mu Gatenga, za Gashyekero, za Remera n'ahandi hantu bavuye hano ari bazima barangije ngo baravumbuye ngo barahicuriwe ngo Yesu ngo yarabirangije ngo bafunguye. Ariko ngewe ntabwo byanze kuvumbuye, sibyo? Wemeye Bibiliya ugeze ku musaraba byose bigeze gute birarangiye. Siko Yesu yavuze wayi udakomeza ngo ugere kuri Pentecote, aho yavuze ngo ntimuve Yerusalemu mutarahabwa ibyo nagize gute yarabirangije. Ariko komeza ugere kuri Pentecote wuzure umwuka wera, ubatizwe mu mwuka wera, uyoborwe n'umwuka wera, ugere no mu Bagalatiya ko kuyoborwa n'umwuka wera, ugere no mu byahishuwe ahavuga ngo hanze hazarimbwa abarozi. Reka tugarukira muri Matayo ahavuga ngo byose tudakomeza gusoma ngo ugere ahimbwa hanze hazarimbwa, hazaba abarozi, abajura, abasambanyi, abahehesi, abasenga ibishushanyo, abakunda kubeshya bakanagira gute. Izo paje zo muraziregera iki? Uzaba ngo mu bintu nize ngo ibyo bigo ntabwo birimo. Bari bazakubaza ngo mu bintu nize ngo ntabwo ibyo birimo. Kubera iki mutagera no ku mbuto za kamere? Kubera iki mutagera no paravuga ngo muyoborwe n'umwuka wera? Kugera no mu byabishuvuga ngo hanze hazarimbwa n'abarozi, n'abajura, n'abasambanyi, n'abakunda kubeshya bakabikora. Kugera no mu nzandiko za Paulo ayoboye n'umwuka wera aho yavuze ko n'ibitingwa abatinganyi batazinjira mu bwami bw'Imana. Nawe wasomye isi irakubesha, isi ifite ukuri kwayo, isi Satani afite abavuga butumwa be,
Satani afite abakozi be, Satani afite abigisha be, ariko Imana ifite abakozi bayo, ifite abigisha bayo, ifite abavugabutumwa bayo. Ndi hano ndi intumwa mu cyimbo cya Kristo. Imana ishimwe, haleluya. Naje kubaha amatangazo yo mu ijuru. Aravuga ngo icyambere, aravuga ngo mugire kwizera, ngo kwizera mukongereho ingeso nziza. Kwizera ubundi, the salvation starts with faith. Agakiza gatangirana no kwizera. Kwizera niyo fondasiyo y'ubukristo. Kwizera niyo fondasiyo, niyo esikariye ya mbere dutangiye kuzamuka, niyo fondasiyo y'ubukristo. Umuntu wese kugira ngo ntabwo uba umukristo kubera ko uvuka mu muryango wa gikristo, ntabwo uba umukristo kubera ko usengera mu itorero rya gikristo, ntabwo uba umukristo kubera ko ukora imirimo mu itorero rya gikristo. Uba umukristo kubera ko wizeye Kristo, Kristo akaba muri wowe, akaba ariwe ugenga ubuzima bwawe. Imana ishimwe, haleluya. Yohana 1:12, icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kuba umukristo bitandukanye no kuba mu itorero rya gikristo. Kuba umukristo bitandukanye no kuba mu ishyirahamwe runaka, Croix Rouge, abaskuti n'abandi. Oya, kuba umukristo ni ukwizera Kristo akaba muri wowe, akayobora ubuzima bwawe. Ubuzima bwa gikristo ni ukwizera. Hanyuma hariya havuze ngo mukongereho ingeso nziza. No, mu zindi ndimi barakubwira ngo nugira kwizera, the faith will produce. Urimo urumva, nugira kwizera muri wowe kuzaproducinga ikintu cyitwa imirimo myiza. Yakobo uvukana na Yesu yaranditse aravuga ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Reka nongeraho mvuge ngo n'imirimo itagira kwizera nayo ibipfuye. Hari amadini amwe avuga ngo Imana ngo kugira ngo tujyane mu ijuru ngo izakora balance, ngo izafata imirimo ngo myiza mushyire hariya, ngo hanyuma ngo ifate n'imirimo mibi gushyire hariya, ngo ishyire ngo kuri balance, ngo ibyiza ngo niba byinshi ngo yurigo, ngo ibindi ngo niba bikeya ngo icyo gihe ngo uzarimbuka. Ibi ntabwo ari ubutumwa bwiza. Nuko bahushije inyigisho z'umusaraba, ntibashake kwemera igitambo cy'ibyaha cya Yesu, barangiza bagahita nk'utwo tuntu. Ariko agakiza gatangirana no kwizera Kristo. Kandi ntabwo ari ukwizera kwa so, si ukwizera kwa nyoko. Hari abantu birata ngo papa ngo ni umupasitori. Ntabwo ari ukwizera kwa so, ni ukwizera kwawe. Ngo mama ngo ni umuntu w'umukirisitu cyane. Ntabwo ari ukwizera kwa nyoko, ni ukwizera kwawe. Ngo mfite mukuru wanjye ngo w'umurokore. Ntabwo ari ukwizera kwa mukuru wawe, ni ukwizera kwawe. Ngo mfite murumuna wanjye gukishwe cyane, ngo urimba no muri korali Jumiriya. Ngo uzuru umwuka baramuvuga mu ndimi. Ntabwo ari ukwizera kwa murumuna wawe, ni ukwizera kwawe. Your personal faith. Yambwira abantu ngo ntabwo mpamagariye kwitwara nk'abapasitori bandi bose. Imana impamagara, yampamagaye ndi unique, ndi jyenyine. Ntabwo yahamagaye ishyirahamwe ry'abapasitori na koperative z'abapasitori. Sinshobora kugendera mu kigare cyabo. I'm unique. Ikindi nkizwa numvise ijwi njyenyine ndi mu iteraniro, ndahaguruka umwuka wera amaze kunyemeza, ndapfukama ndihana, afereza abantu uko binjiye n'ukuntu bihari. Ntabwo bindeba, namenye Yesu igiti cyawe namuteze. Yambwiye ko ndi umunyabyaha, ndihana ndize ndarangiza ibyo ndirimba, ibyo mvuga ni mu mukizo udasiba.
ko ndi umunyabyaha ntabwo nabanje gukorana inama n'abantu ngo mbese ngo duhaguruke ngo tujye kwihana nta nama yabaye numvise ijambo ry'Imana umwuka wera aranyemeza ndahaguruka ndihana nizera umwami Yesu njyewe rero nta koperative ngira nubwo ndi muri ADPR ntabwo njye ndi muri koperative nakijijwe jyenyine ni kujya mu ijuru jyenyine nta bintu by'akavuyo n'ibigare ngo ADPR ngo yemera gutya ngo ibintu mbamo ibigare bikunda kwangiza abantu dore ibigare bikunda kwangiza abantu mwebwe muracyari bato mugira ibigare bikabangiza ikigali narumiwe habaho n'abagabo nabo bagira ibigare bagera mu Kigali cya gifana Man U Kigali gifana Manchester ndikuzi abagabo bakarara ijoro niko zabo zigasenyuka ngo bari muri fan club ya Manchester ntibazi neza ko bagabo ntizi ko banayifana n'aba ibyo birerekana ikintu cyitwa ubwanwa ibigabo by'ibibebe bifite ubwanwa ibigabo by'ibibebe bifite uruhara byaferinze gukura turabifite ari Kigali ubuzaza ubyinjiremo ngo fani karabe ngo yamani ngo fani karabe ngo ya Manchester ngo fani karabe y'iki ngo habaye umupira ukarara ijoro ejo ni akazi uraferinga gukora mu producinge utuburwo rwawe utanga umusaruro ahantu uri kaba ikintu cy'ikibebe gifite ubwanwa kaba ikintu cy'ikibebe gifite uruhara ibyo bibebe bifite uruhara bifite n'imvi bifite n'ubwanwa uzuye Kigali you must grow ugomba gukura hano kubona aho ngaho umukobwa ufite amabere hano uri ikibebe gifite amabere ikibebe gifite amabere hari ibintu bitajyana ibyo bigare bibaho birangiza njye mugere ngo kuba inshuti yanjye biroroshye njye hari abantu nanga ko inshuti zanjye bakanyandikira nka byanga kubera iki nabonye ari ibigabo bifite ubwanwa ariko by'ibibebe ntabwo nshobora gukundana n'ikibebe ntabwo ikibebe cy'ikigabo no ngo twaraburanye bakanyandikira ngo twagize gute ngo ntitukibonana ntabwo ni mesiye nta mwanya afite nturaho neza n'Imana ibane nari guhura ababisheho badagiye ubundi nkakoresha twa tuntu twatwimuci kubera ko ntashobora kugendana n'ibibebe by'ibigabo n'abarokore barahari babyijyanyemo ngo ni abasirimu ngo ni umurokore w'umusirimu ariko ibyo bintu ubundi bari kubivanga bati ngo ni umurokore ngo w'umusirimu ngo uriya wibanaga n'umurokore ngo nka ba bandi ngo ni umurokore w'umusirimu iyo bisanzwe ko umusirimu ujye witekerezaho neza impamvu abantu b'isi bari kubonamo utuntu twabo iyo batangira kukwemera ubundi abantu b'isi ntibahagurukire kukwemeza ni gute se abantu b'isi batwemera batari kuriya we bari develope bari modeli niba bajya bavuga yuko uri muri modeli cyitondere reba ahantu uri kugenda nabi niba bavuga kuri modeli kubera ko hari utuntu tuba twinjirana ngo n'utujipo ngo twa petetere ni igice cy'ijipo mini-jipo petetere ni igice cy'ijipo petetere ni ndende reka tubacane twakubitemo petetere tujye hagati muri petetere
hari igihe abantu bakwega ibintu nk'ibi ngibi kubivuga, ariko reka tunababwire anyway, hanze hari ibintu byinshi, niwambara nk'indaya icyo ushaka uzakibona nacyo. Kubera ko hari igihe uba umurokore woroshye, buriya hari amaterime mukoresha abantu bakundana, ngo hani, ngo chocolate, ibiki. Ariko Yesu adusiga mu isi nk'inshingano, ntabwo yavuze ngo mugende mube ngo isukari y'isi, ntabwo yavuze ngo mube chocolate y'isi, ntabwo yavuze ngo mugende mube ubuki bw'isi, yaravuze ngo muri umunyu w'isi. mu rugo ntabwo bikenewe ko umunyu bawupfundikira. Umunyu ntabwo bikenewe ko ubundi ibintu bapfundikira n'isukari, kubera ko isukari hari n'ibisimba byitwa isukari, n'inyenzi zijyamo, ibintu isukari bikinjiramo, ibintu byose bya hani, bya hani, bya chocolate, bya shuga, urumva kugadati, ibintu bya shuga, ibintu bya shuga. Abantu bamwe mbonye umunyu niyo wawusiga utawupfundikiye uzasanga nta kantu kigeze kariye wijamo. Mbona besha nta kantu ushobora kugiyarira yabirenze yabigene sukari, ariko uzashyire hariya hano ubuki urebe ibintu bizajya kudapfundikira, uzasanga mw'impozo, usange mu gushisha, usange n'inyenzi, usange n'iki. Yesu ntabwo yavuze ngo muri hani y'isi, yaravuze ngo muri umunyu w'isi. Umunyu niyo bagiye kuwushyira mu biryo babitekereza, ubitekerezamo urafata ukongera ugafata, ugasukamo ukongera ugafatamo, ukongera ukajyamuka. Abarokore bagomba kumera kuri ibi. Hari ibintu by'Imana, kwizera mukongereho, hanyuma tugeze ku ngeso nziza. Icya kabiri yaravuze ngo ingeso nziza muzongereho kumenya. Ingeso nziza muzongereho kumenya. Hano mu zindi ndimi baravuga ngo a life of more excellence leads to knowing God better. No kuvuga ngo hano iyo wagize ingeso nziza ahantu bikwerekeza ni mu kumenya Imana neza. Umenya Imana neza nusoma burya Abaroma mirongo dukunda 12 umurongo wa mbere kugeza ku wa kabiri, haravuga ngo bene data ndabinginga ku bw'imbabazi z'Imana kugira ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ari kwikorera kwanyu gukwiriye, kandi ntimushanye n'iki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya ngo kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka. Ni ukuvuga ngo umuntu utashoboye gukira ingeso nziza ntabwo ashobora kumenya neza iby'Imana ishaka. Aha rero kwa kwizera niho kwabanje. Umukristo utizera ntabwo abaho, agakiza gatangirwa no kwizera, ukamuheshura kuba umwana w'Imana. Nyuma yo kwizera hakazaho ingeso nziza. Iyo utagiye mu banyabuntu babandi bavuga ngo byose Yesu yagize gute, yarabirangije. Kwizera kugomba guproducinga fruits zako, kugomba kwera zako zo kwizera Yesu, ko wizeye Yesu. Nyuma y'izo mbuto arizo ngeso nziza bikakuyobora mu biki, bigatuma umenya Imana neza. Ntabwo Imana bayiga mu ishuri, Imana barayimenya. Kanihuti gatatu, niba dufite kumenya, ijambo ry'Imana ryavuze ngo tukongereho kwirinda. Mbamubwire bene data, agakiza katagira kwirinda ntabwo kabaho, ntabwo kabaho. Bibiliya iravuga ngo umunyamakenga abona ibibi bije
akabikwepa akabihunga ntabwo uzaryamana n'umukobwa nanjye pasiporo umpaye kuryamana nawe ntabwo nzi ko bwacyo gutyo gusa imibiri yacu irakora ni mizima ntabwo uzakuryamana n'umukobwa ngo ujye kwirangira agakiza katarimo kwirinda ikabaho. Bibiliya igaragaza abanyamwuka bagiye bagwa mu byaha byatewe no kutirinda. Umunyamwuka wa mbere ni Dawidi. Reba ziraza urebe kuriya kuririmba ngo yararirimbaga Sawuli yasaze agakira. Ibaze kuba umuririmbyi uri spiritual kugera kuri level yuko uririmba abarwayi bagakira. Ntabwo nzi niba hari korali yari yagera kuri iyo spirituality. Ntabwo mbizi. Ibaze kuba umupastori uririmba abantu bakagira gute bagakira. He was a spiritual, yari umuntu w'umunyamwuka ku rwego rwo hejuru. Niba umuntu Imana yakoze declaration iravuga ngo ameze nk'uko umutima wawe ugize gute ushaka, ariko ikibazo yabonye umugore kandi abandi bari bagiye ku rugamba, we atagize gute atagiyeyo. Araryama, stress zigashira zose, araryama, iminaniro irashira, amaso ye ntiyayarinda. Tugira abarokore hari i Kigali bareba abakobwa banyura kwa Rubangura na hariya mu mujyi bambaye ubusa ngo kwa Jina na Yesu kandi akomeje kureba nyuma. Ntabwo cyapa Jina na Yesu ukomeje kugira gute kwa Jina na Yesu ukomeje kureba kwa Jina wanaga ribiki. Ahubwo reba ku ruhande kubera ko umwanditsi wa Zaburi yavuze ngo ukemukishe amaso yanjye kugira ngo atareba bitagira umumaro. Imana ishimwe, haleluya. Nurebe ibintu biri kujyana mu byaha jya ubwira Imana ngo kemukisha, dukebuka ntugacyahe gutyo ureba kwa Jina na Yesu ukomeza kureba. Fata icyemezo, fata umwanzuro. Hari ibyaha bafata umwanzuro. Yosefu yafashe umwanzuro ariruka kugeza ubwo akuramo n'ikoti umwitero arabisiga atitaye ku ngaruka biri buze kumugiraho, atitaye ku ngaruka biri buze kugira gute yemeye gusiga umwitero. Hari ibyaha bahungisha n'amaguru ugashyiramo n'amaguru ukiruka. Arareba umugore, arongera arareba umumercenary wa hariya muri Turukiya, kubera ko hariya niho habaga abantu biga amateka hano Hittite Empire, muza ampire y'abantu y'abaheti. Abaheti ni baraba hariya muri Turukiya. Ampire Ottoman barabamercenary. Uriya n'umugore we ntabwo barabisiraheli, barabamercenary bahara muri Turukiya bo muri ampire y'Abaottomani nakomoka ku bwami bw'Abaheti. N'Abaheti ariho umugore, ariko nanone ntibaze se uriya mugore we yagiye kuba yambaye ubusa ahantu bashobora kumubona, nabyo bikanira igazo. Niba babwira ngo buriya hari umuntu abwiriza gutya akaza amasije menshi. Imana yaduhamagariye kuba blessing, ntabwo Imana yaduhamagariye kuba ibikwazo, ibigusha, ibisitazi. Buriya ntukabeho uri gisitazi. Njyewe iyo mbyutse mu gitondo akenshi nsenga Imana ngo indinde guhura n'abantu b'ibigusha, kandi nanjye nkisengera ngo Imana indinde kuba ikigusha. Njya nisengera ngo Imana imfashe kubera umugisha abantu turi buhure. Nkasenga ngo Imana imfashe mpure n'abanyamugisha, abantu bari bumbere umugisha. Ariko abantu bari bumbere ibisitaza kwa Jina na Yesu Imana ibari nkabisengera. Ntabwo uburokore bwemera butarimo kwirinda, ubupasitori butarimo kwirinda ntabwo bubaho. Njya mpura n'abantu bari kurira, hari abantu bajya baza
kubatura mu biro bari kurira ngo rwose muragiye kumusura ngo imvura iragwa. Wagiye kumusura gute? ubundi iyo ufite fiance ukajya mu rugo iwe yibana kumusura, ubundi uba wumva hari gukurikiraho iki? Wa mukobwa we, wa musore we. Hari n'abasore nabo bajya gusura abakobwa bagasanga abakobwa babateze. Hari n'abakobwa bajya gusura abasore bagasanga abasore bateze. Uburokore butabamo kwirinda ntabwo bubaho. Kwirinda mu byo uvuga, kwirinda mu byo ukora, kwirinda ujya ukabanza ukagira amakenga. Ese hari ahantu ngiye nta mutego uhari? Ngiye muri ofisi mfite ukuntu nakira abagore, mfite ukuntu nkingura amadirishya n'imiryango. Umugore ashobora kuza muri office ngo mwakire ngo kire mu rufunguzo ntibishoboka ngo nabashiramo gute? Agakiza katagira kwirinda ntabwo kabaho. Rero aya matorero arimo abakobwa beza n'abagore beza barimo n'abanyantege nke, ukabona nawe aragushira, hari naho ugera kubona agushyira no kuri pressure kugira ngo umenye ko uri muri rebere. Hari abanyantege nke, please murinde nawe wirinde. Ndetse ndikumva nanabashuka ngo mwirinde copinage niba nta gahunda mufite gukora ubukwe mu gihe cya vuba. Mwe kubihagaritse mwikwa kugira ngo mugenzi wawe tube tubihagaritse. Uzima ya masaha yanyu mwanyongereye iminota 15. Reka ndebe abantu bashobora kumara iminota 15 kugira ngo nihute. Murakoze ndabitaho cyane. Muzi impamvu yari ubundi fiançaye iri premature. Iyo ubyaye umwana amezi 9 atari yagera bavuga ko wabyaye premature ku buryo bamushyira mu mpuzahano. Iyo ukoze fiançaye iri premature igutera ibibazo. Ndakugenda ndikwigisha. Icya mbere yangiza amarangamutima. Icya kabiri igutwara igihe. Urara uri kuvugira kuri telefone, ukiri kuvugira kuri telefone igutwara igihe. Igutwara amafaranga ya gift. Urimo urumva yagize anniversaire uri obligé kumuha gift kandi nawe ntiwibe. Mugomba kujyana ahantu kurya akantu kugira ngo wirinde ayo madepanse, kubera yuko urukundo rutesha umutwe. Urukundo hagati y'abahungu n'abakobwa rutesha umutwe. Kandi umva nkubwire basore, njyewe mbabwira nibyo nakoze muri secondaire nirinze gukundana. Anyway, hari n'abakobwa bansabye urukundo ariko ntabwo nabeshya ndi imbere yanyu, ndi imbere y'Imana. Ntabwo nabeshya, narabyanze. Ngera muri university abantu bakangira inama ngo uzavana hehe umukobwa. Ndababwira ngo uwanje arahari, Imana irakunda. Narababwiye kandi umugore mfite apfunwe mfite ry'umugore mfite. Ntabwo mubona ngo mvuge ngo ndari gushaka undi utari urugero. Ngo ushaka kumubona abantu bari mwiza, mujya kuri seta, mujya kuri profile wagira mubona, ariko njyewe ndanyuzwe. Nta kibazo mfite cyane n'umugore mfite. Urimo urumva? Kandi narasenze. Ntabwo atarafite fiance, yari amufite ariko utarumva. Igihe cyo kurambagiza kigeze. Ndangije umwaka wa 2 wa kaminuza. Icyo gihe twigaga imyaka 4. Lisansi yari imyaka 4. Ndangije uwa 2 wa kaminuza mbona gukora mariage biri hafi. Narasenze. Mwiyerekwa ndamubona. Ariko ntabwo mvuze ngo mwese muzereke.
tubana n'Imana simbabwiye ngo muzere oya spiritualite yanjye ntari ku rwego rwawe nawe hari igihe wandenze ntari ku rwego rwawe hanyuma Imana impuza nawe kandi yampuje nawe agifite fiyanza ariko nditonda umuvuga butumwa w'umurokore ntabwo nabimubwiye yampuje nawe turamenyana turabana bari hamwe nkajya basapotinga akambwira ya umwuka nari mfite ibanga banjira bagira ibanga nkamubwira akambwira ibibazo bahuye nabyo kugeza igihe nabasengeye barashwana hanyuma kurikira ntabwo ari umukobwa wanze umusore ahubwo ni umusore wanze umukobwa ariko mbyitwaramo neza mujye mureka guhubagurika sibyo njye ngira amahame mu buzima njye ubuzima bwanjye bugira amahame ngenderaho mu mahame ngira mu buzima ubundi sinyagira ishyaka mvuga ko umugisha wanjye nta muntu ubaho ushobora kubunyaka amen nibibaho njyewe ndasenga Imana nta muntu ushobora kuyiriganya Imana ntigiriganwa njyewe ibyanjye bikura ku Mana Imana ntigiriganwa ntabwo ibintu byanjye wabitwara ntibibaho ibyo ntabonye igihe cyabyo bikiragera ibyo ntabonye igihe cyabyo bikiragera cyangwa ntabwo biri mu bushake bw'Imana nuko mbaho niyo mahame yanjye nta muntu ugira ishyari kubera ko iyo abantu bazamutse barahanuka iyo abantu bakize barakena kandi Imana ntabwo igira ibintu bike ntabwo Imana igira ibintu bike ku buryo yananirwa kuduhaza biravuga ngo ipfumbatura igipfunsi cyayo bigahaza kwifuza ko bifite imibiri ntabwo bikenewe ko runaka apfa kugira ngo mbe promoted nka biriya bya Kayini yatekereje ko niyica Abeli Imana ntabwo ati kose Kayini kubera ifite ishyari nukuri bisa ntuzemerwa Kayini yatekereje ko niyica Abeli Imana irabura umuntu yemere kamwere kandi siko byagenze ibyo bitekerezo bishaje by'abakecuru bo mu cyaro n'abasaza bo mu cyaro babandi ngo umuhati warawimuye urandengera mujye muri ibitekerezo bishaje mube clean mube abantu bakuze muri clean Imana yacu ifite byose kanihute cyakane cyo narigezeho ya minota ndayibageze rwose yandi mwana igihe kwirinda tugomba kubyongeraho kwihangana mu yandi magambo iyo umuntu yirinze niko izindi biya ziri kuvuga translation y'Ikinyarwanda ntabwo tukuntu babigenje biridinga ku kwihangana ngo iyo wirinze birakujyana bikakugeza kuri level y'uko umuntu wihangana nanone agakiza katagira kwihangana bikabaho kugira ngo ugomba kwihangana niba ufite ubukene ukihangana ubukene bujya burangira njya mbona abasore beza bafata umwanzuro wo kurongora abashugamami ngo nuko bafite amafaranga sometimes ukabona uwo shugamami yageze no muri menopause ntagakiryana kubera ko wabaye umuntu udakuze wabaye ikibebe gifite ubwanwa urumva ntiwakura ugendere kuri bitwavuze ibintu bifasha umuntu gukura ibyo bintu ndaje mpagere ko aba bantu batakuze baba ari impumyi zireba ngo ibintu biri hafi ndibuze kwajya muri bya bintu tubona ntabwo impumyi ireba hafi ndangiza segonderi ariko ukumubona ntabwo nasabye ubundi ntarabyibuha nari inzobe nari n'agasore keza urumva karasaza kiri gatoya nari ndakayobe ndagasore keza ntabwo nziri baro hari abantu bazi icyo gihe abazwe n'abafuzi ubundi muri za 40 ndimo ndashaza ndimo nderekera muri za 50 urumva muri za 40 unarashaje nahuye n'umugore wari ufite cash akora ahantu bakomeye mu Rwanda urimo urumva mpura nawe ansaba ko tubana kandi arambwira ngo I have everything
ntabwo uzavunika, ntabwo uzavunika. Uziga amashuri ushaka, uzarya uko ushaka, wambara uko ushaka, ujya aho ushaka. Yari afite amafaranga kashi. Uzi ikintu namubwiye ko nari narakuze, ntabwo nari ndi ikibebe, nubwo nari ndi muto mu myaka, ariko nari narakuze. Imana yarabaye promise, Imana yarabaye amasezerano. Narasengaga najyaga iminsi mikeya. Imana yarabaye amasezerano, yaranambwiye kugenda mu ndege nambaye inkweto zitobotse. Imana ntabwo igira isoni. Uzi kuvuga isezerano bazagenda mu ndege kandi yambaye inkweto zitobotse. Ariko uzireba hejuru ukabona nambaye inkweto ariko hasi zarashize zitobotse. Nkasenga Imana ntigira isoni zo kumpa amasezerano, nanjye nkayacaki. Ambwiye ibyo bintu narambwiye ntenga amatwi neza kandi ukugutu mfite inzara yera, mfite inzara mfite inzara, ariko tega amatwi wumve. Aya maboko uri kubona ari nk'amafaranga menshi. Ubu bwenge uyu mutwe uri kubona uri nk'amafaranga menshi. Ndamubwira ngo hari ibintu utabona njye ndi kubona. Muri yavuga ngo nderejeje kwizera mbona ubutunzi bwinshi cyane bufite n'agatobora. Ndamubwira ngo mfite ubutunzi nubwo mfite inzara, mfite ubutunzi bwinshi ku buryo ibi ufite nizere. Ndamubwira ni kandi this umunyu muri buka umunyu kabiri by'isukari bihuri. This is the last time yo kuvugana nawe. Twahuye hashize igihe kandi yaje gushaka umusore wo muri ADEPR w'ibangi. Amurya bya bintu uwo musore ajya mu mahanga. Arangije uwo mutoye n'uwo mugore ko bari mu restaurant kandi hano nabwibagiye. Arambwira ati ntabwo nari nzi ko aba barokore bameze nkawe. Ni bagenze gute? Nibwo yamaye story y'ukuntu yabaye n'umusore w'ibangi wo muri ADEPR. Barashakana amuri utuntu twose ahita yigira mu mahanga. Kino kintu rero ndi kuvuga kiyanye no kwihangana. Iyo uri umukobwa ntiwihangana ushobora kugwa mu mitego myinshi yatewe no kutihangana. Iyo uri umusore ntiwihangana, iyo ntihangana mu bukene. Nari kubona ibyo ntashaka imburagihe ngahura n'ibibazo. Hari abakobwa bashaka bashuka dadi kubera kutihangana, kandi nyuma yaho ayo mahitamo ye akazamutera ikibazo, kandi n'ubundi ibyo ngibyo ari kumwereka yari kuzabibona. Hari abahungu bahura n'abashuka babi bikagenda gutyo, kutihangana bikabashora mu mitego mibi. Ndi kubagira inama, siyambeshya ibyo bintu byose. None se for now Imana nikirayiburanye nari mfite icyo inzara icyo gihe, ariko ubu ntabwo nakubwira ngo amafaranga ADEPR niyo no kubera ko abashumba ba paruwase nta modoka batugeneye. Bamaze kugira umushumba wa paruwase nabonye ko biri ngombwa nigurira iriya modoka. Ntabwo nayiguze muri credit, nabonye amafaranga kuri konti ndayigura. Kandi ntabwo ngana yonyine amufite imodoka imwe zinyanditseho kandi telefone zinyanditseho ntabwo ari imwe. Ariko ibyo sicyo naje kubabwira ko narashonje pe, nambaye inkweto zitobotse, ariko sicyo nacyazanye. Ni ukubwira imitego nashatse kugwamo, sicyo nashakaga. Kuba n'ukuntu butoya ubwami bw'Imana hari ubutunzi budashira, birarangira, ariko Imana ifite ibintu bidashira. Anihute kugira ngo nayo itagire. Hanyuma uburokore butarimo kwihangana mushinyirize mwihangane. Imana ibabikira ibyiza byinshi izabaha ku gihe cyabo. Igihe kigeze nabonye umugore unkwiriye, utari umugore warongowe n'abandi bagabo ahubwo w'umukobwa. Igihe gikwiriye mbona amafaranga nahawe n'umuntu, mbona amafaranga nahawe n'Imana. Mfite nanjye abakozi mpemba, ndi hano kubera umuhamagaro, ndi mu bintu by'Imana kubera umuhamagaro. Mfite abakozi mpemba. Igihe cyabyo kigize gute? Kigeze. Ntibikwiye ko inzara yanyishe, ko nambaye inkweto zitobotse, n'izo ndege nazigiyemo njya ku yindi migabane. Iby'Imana yavuze ndabona birasohora, ariko birasaba iki? Birasaba kwihangana. Satani araza agatega ibintu, agatega kugira ngo akwangize, atiraho tuba agatega. Yasanga uri ikidende gifite amabere cyangwa
mfite ubwanwa. Hanyuma gatanu ngo niba dufite kwihangana ngo tukongereho kubaha Imana. Kubaha Imana hano bivugwa hano ntabwo ari ukubaha Imana, ni ukuba umuntu wera, kuba umuntu wera. Kwihangana ngo bituyobora mu kwera. Kwihangana bituma tugira gute? Kwera. Gatandatu, kubaha Imana ngo dukwiriye kubyongeraho kwitunganira. Kubaha Imana cyangwa kwitunganira tugomba kubyongeraho gukunda bene data. Hanyuma karindwi, gukunda bene data ngo mubyongereho urukundo, ariko ari urukundo ruvugwa hariya no gukunda abantu bose, abarokore n'abatari abarokore. Wananiwe gukunda abarokore ntiwashobora gukunda abantu batari abarokore, kuko abantu batari abarokore hari abantu bitwa ngo hari igihe baba ari very complicated. Rero niyo mpamvu Bibiliya igenda ku mayisikariye kugira ngo mbanze mukunda abarokore, kuko hari igihe biroho kubakunda. Bahimbaza Imana neza, bararirimba neza, nubwo natwe muri twe hari abandi bantu batwishemo nabo bari very complicated. Ariko nanone ntabwo wakunda umuntu udakijijwe utarakunda abarokore. Hano rero nuko bizamuka, ubanza ukunda abarokore, nyuma yaho uzabone gukunda abantu bose. Ndabivuga kandi ko urukundo ntabwo ari amagambo, urukundo n'ibikorwa, kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga. Nubwo mu by'amarangamutima urukundo rw'Imana rugutera gutanga, kandi gutanga ibyo Bibiliya yemera. Aza kuba confusinga nanone kabiniroreye. Hanyuma rero tukunguka ibintu bimwe muri iminota ibiri. Reka bivuge. Icya mbere, Bibiliya ngo nitubikora tuzakura, ariko nitumara gukura ngo hano ngo nidukora biriya ngo tuzaba productive and useful. N'ubango tuzaba abantu bashobora gutanga umusaruro muri family, aho twiga, aho dukora, aho tugira gute. Tuzaba abantu bingira mumaro, abantu bari useful, abantu bingira mumaro kandi bari productive, batanga umusaruro aho bari. Icya kabiri, ngo ntabwo tuzaba impumyi ireba ibiri hafi gusa. Iyo umuntu adashoboye kugurowinga, iyo umuntu aferinze gukura muri buriya buryo tumaze kuvuga, ngo abe impumyi ireba hafi. Ntabwo umuntu w'umusore yarongora shuga mami batazabyarana. I Kigali turahura n'izo ngorane, bari kubona amafaranga bagasaba divorce, tutazongera kubasezeranya. Ntabwo umuntu utari impumyi ureba ntabwo yarongora shuga mami ngo ufite amafaranga kandi abona atazabyara. No, ntabwo yabikora. Hano rero ngo umuntu utaragurowinze gutya, waferinze kurowinga gutya, ngo abe impumyi ireba iri hafi. Mu yandi magambo, nugurowinga ugakura uzaba umuntu ureba kure. Imana ishimwe. Icya gatatu, ngo ntabwo tuzasitara na gato. Ntabwo nasomye neza mu zindi Bibiliya, ntabwo tuzagira za failures. Ntabwo tuzaba abantu batsindwa, bananirwa mu bintu byose, ahubwo tuzaba abantu bagira success. Imana ishimwe. Haleluya. Hanyuma icya kane, kubera iminota mwanyongereye kugira ngo gisorezeho neza, 15 irarangiye, ngo imiryango y'ijuru izaba ikingutse imbere yawe. Umuryango w'ijuru nawe uzaba ukinguye, uzabona ziriya benefits uri mu isi, ariko nanone impanda nivuga uzabona. Nuba warapfuye uzazuka, uzasanganira umwami Yesu. Umuryango w'ijuru uzaba ukinguye, ariko nuna niba gukura kuriya tumaze kubyiga, umuryango w'ijuru uzaba ukinze imbere yawe. Mbese bizaba byari ibyo umugabo yavuze ngo ijuru muzabyumva mu matangazo, cyangwa uryumve mu makuru, cyangwa uryumve mu ndirimbo, bizarangiriraho ariko rimaze kuririmba, bizarangirana n'indirimbo ntimuzaribona ntimuzarigiramo. Ariko ibi nibyemera umuryango w'ijuru uzaba ukinze imbere. Yesu ashimwe cyane. Tugiye gusenga Imana. Rero ibyo bantu byo kwigisha ndagerageje, reka turekere aho ngaho. Imana ibahe umugisha. Tugiye gusengera ikirere, tugiye gusenga kugira ngo Imana idushoboze gutera izi ntambwe uko ari zirindwi. Harimo intambwe yo kwizera, harimo intambwe y'ingeso nziza, harimo intambwe yo kumenya Imana, harimo intambwe yo kwihangana, harimo
intambwe yo gutunganira Imana, harimo intambwe yo gukunda bene data, harimo intambwe yo gukunda abantu bose. Nitumera gutya tuzagira bya bibazo byo. Ese mwabyemera tukabisengera Imana ikabidushoboza? Ushobora kuba wumva hari ikintu muri wowe wabuze muri twamaze kuvuga. Harimo ikintu cyo kwirinda, harimo ikintu cyo kwizera, harimo ikintu cyo kwera imbuto, harimo ikintu cyo kwihangana, harimo ikintu cyo gukunda biriya bintu bya Yesu, kugira ngo Imana idufashe tuba abantu bakuze batari ibibebe. Birababaza iyo ubona umuntu w'umugabo ufite ubwanwa n'uruhara ari ikibebe, birababaza. Birabaza kubona umuntu w'umugore ari ikibebe, kandi mujye muba abantu bihangana, bashobora gufata umwanzuro wo kubwira umuntu mukundana ngo uretse tuzabivuganeho turi gusoza amashuri, turi gusoza habura nk'umwaka umwe tuzongere tubivuganeho. Unarebe ko ari serious. Ube umuntu w'intwari ushobora gufata iyo decision. Umuntu w'intwari ubwira umuhungu uti sinzagusura, tuzahurire muri restaurant tuganire ibyacu, hanyuma birangirira kugira ngo nirinde. Kubera ko hari umukobwa waje muri ofisi wanjye aza kwatura ari kurira, nakundanye n'umuhungu wa mbere turaryamana, birangije biraferinga, uwa kabiri turaryamana biraferinga, bigera ku bahungu 5-6. Sinigeze ntekereza ko nzagira uza nuti ibi ndi kukubwira nutabifata oseriye, nutafata oseriye ibi ndi kukubwira, hari ibintu bizakubaho utigeze utekereza. Yaraje ararira, ari umukobwa mwiza, arambwira ngo ntabwo nigeze ntekereza mu buzima bwanjye ko nshobora kuryamana n'abahungu 6 batikandira mu rugo batandukanye, buri wese agusigira imivumo. Ntabwo nigeze mbitekereza. Kubera iki? Ntiwigeze ugira gahunda yo kwirinda ngo ushinyirize. Njyewe ndambagizanye n'umudamu, hari amahame twagiranye na iwabo bari i Burundi, hirya gatoya ahantu bita mu Rugombo. Turi muri fiyanse twagiye kubasura, hanyuma tunyura i Bujumbura. Ndangije mwegezeje ko turi buhurire i Bujumbura na musaza we. None unese jamais ntabwo bizi ukuntu ibintu byahinduka. Musaza wawe ugenda umuzana, kandi murarara muri chambre zirebana, ari biri pay ndazishyura. Imana rero amaye umugisha, kubera ko ndimo ndakomeza kuba story twinshi cyane. Najyaga numva barakora bashira Imana ngo Imana yabakoreye ku munota wanyu. Noneho ngira Imana iyi stress ko nazayibasha, niba byakunda ko uboneka ku munota wa mbere, wafashije ukazaboneka ku munota wa mbere. Ese ubundi uza ku munota wa nyuma wari wagiye noneho njyewe Imana irankundira iza ku munota wa mbere. Mbona njya muri fiançailles ya myaka igeze, mfite akazi ahantu habiri. Nari mfite akazi ahantu habiri, akoraga ahantu habiri, kandi Imana irishyiramo uburyo byorohaga. Hamwe baza kumfata mu gitondo nkirirwa ndi gukora, noneho ahandi nkajya muri supervision muri weekend, mfite amatsinda ari kuri film nayo nyoboye, yari projet y'Abanyamerika. Noneho Imana irabihuza ku buryo nayibonye ku munota wa mbere, kuko numvaga bashira Imana wambabariye iyi pressure bari kuvuga, ntabwo nayibasha. Umbabarire niba byakwemera ko waboneka ku munota wa mbere, ntuboneke ku munota wa nyuma gusa. Nkuko abarokore bajya bavuga, umbabarire uzaze ku munota wa mbere, umunota wa nyuma ngiye kumva wampitana. Buri munota ufite kumirasenga Imana iranyemerera, ngiye kubona ko nije ku munota wa mbere. Imana ishimwe, Yesu ashimwe cyane. Hanyuma rero nabwo ni ayo military ifite amafaranga ndishyura, ariko habeho kwirinda. Umunyamakenga abona ibibi bije akabyirinda, ariko umunyabyaha umupfapfa aragenda akabijyamo ngo kandi ngo akababazwa nabyo. Wirinde, nanjye nirinde, dusenge Imana duhereze imbaraga. Twasengera ibintu byinshi, umwanya wanyu ni mutoya, turi icyo gukora, ariko reka dusenge. Kandi nasenze kugira ngo iri jambo rigugirire umumaro ubuzima bwawe bwose, apana kugira ngo rirangirire hano. Oya, rikugirire umumaro ubuzima bwawe bwose. Kandi ubwira Imana ikwabarire niba hari aho utirinze ugahura n'ingaruka. Imana igira imbabazi, yagufasha kumanaginga izo ngaruka zijyanye no kutirinda. Bibaho, hari umuntu atirinda akavana n'ibintu bimeze ukuntu. Imana yagufasha. Naramusengeye umukobwa abona umugisha. Imana yagufasha ukayibwiza ukuri ati Imana nananiwe kwirinda, none ndimo ndamanaginga ibintu nigeze ntekereza, mfasha birandemereye.
Imana yabigufasha. Njye Imana yaramfashije, narinze nshaka nkiri manzi, ntabwo nigeze nsambana na fiance, ntabwo twasambanye kubera principe zo kwiga, kandi biragoye pe, biragoye niyumvise cyo nibutse ukuntu ndi mu rukundo, ukuntu ubundi nari inkomeye, numvaga nkomeye, ariko nageze mu rukundo numva mbaye fe, nkabona numva ngize intege nke mw'izina rya Yesu, ndayimoni baje, ariko nuko nari ndi muzima, urumva ko nari ndi muzima. Hanyuma Imana iramfasha nshaka nkiri manzi. N'ubu umudamu wanjye aranyuze, kubera ko sinanyuze mu badamu ngo njye kuvana y'imivumo, njye kuvana ibintu byose. Social media ziriho ibintu byose. Please, muterane, mwumve ijambo ry'Imana, mugire umwanya wo gusenga, musome ijambo ry'Imana. Social media ntigutware cyane, ntigutware cyane. Abagore bambaye ubusa, abagore batanga ibiganiro, nkunda kubwira abakobwa bacu nti ziriya barayido shawa n'inama babagiramo, mujye kubyitondera, mutega amatwi umwungeri, mutega amatwi pasitori. Kubera ko barayido shawa haza n'ibigore byambaye amabubu by'ibirara byananiranye, byaferinze, bikarangira baguhaye experience zabo, ukagira ngo ni ukuri bakakuroga. Hanyuma ntiwumve pastor, none ntigewe ubu ninjye mugomba kujya mutega amatwi umwungeri wanyu. Yesu yaravuze ngo intama z'ijwi ryanjye zikankurikiye. Abo bagore mubareke, babaha amafurusheti, babaha amabase, babaha papiri hygienique, ariko ijambo ry'Imana nibarireke ko baraferinze. Imana yigufashe kubaka urugo rwiza, urugo ruraryoha, abana barashimisha Imana baguhaye, umugore arashimisha Imana imuguhaye, kandi Imana itanga umugisha. Imana urugo ruraryoha, ntabwo ari umuruho. Yesu ashimwe, haleluya. Mubabarire dusenge, iminota yanyu byagenze gutyo. Yesu abahereze umugisha, reka dusenge bitewe n'ukuntu twibutse tumeze. Namundu ubirize isoko y'amazi y'ubugingo,